Hello guys, nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri Go and Study Scholarship channel, aho turebera amakuru menshi yadufasha mu kongera imyigire yacu cyangwa se kongera ubumenyi. Tubona amakuru menshi cyane yerekeranye n'ibijyanye n'amasomo. Ubwo turavuga ko dutanga amasomo cyangwa se amakuru ari mu gisata cy'ubumenyi. So uyu munsi nk'uko abakunzi bacu babitubajije, tugiye kurebera hamwe Mount Kigali University, dore ko yanatanze amahirwe aho hariyo application ku banyeshuri bashoje uyu mwaka. Mwemere kwa applyinga rwose ubu ngubu, ndaza kubereka ukuntu mwakwa applyinga muri iyi video. Ndaza kubasobanurira byinshi kuri university, mbabwira iherereye kugira ngo mubashe kuyigamo ko babyifuza. So tudatinze, iyi Mount Kigali University ntabwo ari gutya yatangiye yitwa Mount Kenya University. Ubwo yabaye established mu mwaka wa 2010, ubwo yitwaga Mount Kenya University MKU. Mu mwaka wa 2023 leta y'u Rwanda yaricaye wowe na His Excellency Paul Kagame, university za guhindurirwa izina iba Mount Kigali University nk'uko bigaragara. Iyi university Mount Kigali University iherereye i Kigali mu mujyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ikaba iri mu karere ka Kicukiro i Gatenga, aho ni iherereye. So itanga amasomo menshi agiye atandukanye, ifitemo amafakulite menshi agiye atandukanye. Urugero wenda kanze turebera no kuri school ziriyo, hariyo School of Health Sciences nk'uko bigaragara, School of Education, School of Business and Economics, School of Hospitality, Travel and Tourism Management, School of Nursing, School of Computing Informatics and Media, and School of Law. So muri uyu mwaka rero ikaba yatanze amahirwe aho ubu ngubu rwose kwa applyinga byemewe, nawe ukaba waba umunyeshuri waho. Application fees kugira ngo wemererwe kwa applyinga wishyura 20,000 niyo application fees. So tugiye kurebera hamwe rero uburyo ki wabasha kwa applyingamo. Wowe uraza ufate machine cyangwa se telefone yawe, ujye muri Chrome. Numara kujya muri Chrome wandikemo Mount Kigali University, uhita ukiri kusacinga, baraza kubikwereka. Leta ubona iki kirango cyabo cya MKU. Nuhagera urahita uza hano, urahita ubona iyi tab. Ngiyi rwose ni kaminuza nziza, ngira ngo murayibona. Numara kubona iyo tab urahita uza hano kuri admission. Nubona admission urahita uza hano nacyo, nushaka uzahita ukora kuri application procedures kugira ngo bashe kumenya ibyo ari byo. Unakora application procedures. Iyi application igira steps 5. Iya mbere ni iyi ngiyi zigenda zikurikiranwa, iyi ni iya kabiri, gatatu, kane na gatanu irahari. So ahanga rero nta kindi uhita ukora, uraza hano. Step ya mbere, visit Mount Kigali University and pick an application form or email us at apply@mkur.aka.rw to receive a form online. Gusa twebwe kadukomeza hano imite nizira hano kuri application form, dore ko aricyo kintu nyamukuru hano ugomba kubanza kumenya. Uraza kuri application form uhakirike, urabona ko bagwa application form ya Mount Kigali University. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo kiri buze kuzuzamo iyi form, ubundi uhite uyiresponda cyangwa se uyohereza. Iri attached na bya 20,000 nakubwiye bishyura, uyohereze kuri email yabo twabonye. So hanga twagiye ni form yabo, ni application form. Iyuzuzwa n'umunyeshuri wese ushaka kwiga muri MKU. So ibi hano habanza igice cya mbere gizwe na applicants detail, surname,
title niba uri umuhungu urashyiraho Mr, niba uri umukobwa ushyireho Mrs. So first name, surname, first name and others. So uzituza ukomeza hano kuri date of birth, ushyire igihe wavukiye. Ibingibi byuzuza ukoresheje ikaramu yawe nta kibazo, cyangwa se ugapesite ukabyuzuriza mu mashini cyangwa se telefone, hose biremera. So ahangaha rero dukomeje na education plan, bivuze ko iki gice cya mbere ni amakuru akwerekeyeho, ni umwirondoro wawe just. So igice cya kabiri ni education plan, program applied for. Ahangaha ni kuzamo ibyo ushaka kujyamo. Niba ushoretse na 6 ubwo uraba ugiye bachelor, urashyiramo bachelor hano. Okay, uze hano icyo ushaka kwiga, ese mode of study ushaka kuzajya wiga buri munsi, ikigoroba, weekend, distance learning, uhitemo bitewe n'ikikoroheye. Niba ufite akazi runaka ushaka washyiramo weekend cyangwa se distance learning, byose birakunda. Hano no uhitemo igihe ushaka kuzatendingira class. Hano uhita ushyiraho permanent address cyangwa se address za papa wawe, mama wawe, bwana amazina ndetse na telefone zabo bazishyira muri iyi column. So hano education background, ahangaha birumvikana duhera hejuru, uhera iyi column yo hejuru wuzuzamo aho washoreje cyangwa se umwaka mukuru ufite. Niba ufite sina 6 ntabwo wabanza ngo wandike primary hano ngo hano ha secondary O level ngo hano A level, no, uhera kuri A level ukurikiza O level then primary after. So finance hano nanone ugomba kureba ati noneho ngiye kwiga ni bande bazanyishyurira, nabingi uratikinga. Niba uzishyura ni self, niba ari ababyeyi ni parents, niba ari government help uratikinga government, niba ari other sponsorship urashyiraho other sponsorship. So ahangaha ngira ngo murayibona, iyi ngiyi na yindi rwose ni form ya MKU. So state whether you need accommodation. Hano stating niba ukeneye accommodation, yes or not. So ibingibi ndakeka mugenda musobanukirwa, noneho muragenda musobanukirwa. Aya ni amafaranga rero bishyura. Ngibi hano payment. Okay, let's read additional requirements for international student. Ahangaha ni kuri international student ku batari mu gihugu. Okay, good. Application checklist, non-refundable application fees of 20,000. Urabona ko amafaranga hano wishyura adasubizwa ni 20,000 kugira ngo application yawe yakirwe. Ngira ngo murayibona. Izindi documents zikenewe: 3 passport size photos, ahangaha hakenewe amafoto 3 ya magufi, copy of national ID, copy ya irangamuntu, a ream of paper, plastic file. Okay, ndakeka ibingibi byose bigaragara. So noneho ari amafaranga 20,000 byishyura wifashishije izi konti. Harimo isangwa muri Equity, muri BPR, byose ziri hano. Ndetse n'abari hanze bari international bakwishyura haba mu madolari biremewe kwishyura kuri account dusanga muri bank ya Equity ndetse na BPR, naha byose birakunda. So iyo ushoje wandika izina ryawe n'ubundi hano hasi ukandika itariki wabikoreyeho ugasinya, then email byoherezaho, email ubyoherezaho n'ahandi. Ushobora kwifashisha izi email ndetse n'izi namba za WhatsApp zikaba zakudirectinga byose kugira ngo application yawe ibashe kwakirwa. Noneho ndakeka mubashije gusobanukirwa MKU University rwose. Ahangaha cyo nabifuriza na amahirwe masa, ndetse n'igihe bajya batanga scholarship nizitangwa tuzababwira. Icyo usabwa niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe,
unataninge notification on kugira ngo ujye ukomeza kuba natwe buri munsi. Murakoze cyane.